kugeza ubu ngubu nta muti nta n'urukingo rwa virusi itera sida, ariko hari imiti yitwa PrEP. Ni imiti ushobora gufata uyinyweye neza, ukayinywa uko muganga yabikwandikiye, bishobora kugufasha kwirinda virusi itera sida nubwo waba uyifata ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hejuru ya 99% iyo ufata imiti neza buri munsi ntusibe n'umunsi n'umwe, kwirinda kwandura virusi itera sida ku rugero rwa 99%. Imeze nk'urukingo, ariko cyane cyane abantu tuyiha kuko bafite ibyago byinshi byo kwandura sida, ariko umuntu wese wayifata yamufasha kwirinda virusi itera sida. Abo bantu harimo abagabo baryamana n'abandi bagabo, harimo abantu bakora umwuga w'uburaya, harimo abantu bakoresha ibiyobyabwenge bitera inshinge, harimo n'amakouple, abantu bashakanye ariko umwe yanduye virusi itera sida undi atayanduye. Impamvu abantu bafata imiti, iyo miti ni uko bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida bitewe nuko baba exposed cyangwa bahura n'abantu banduye cyane, bishobora kubongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida. Iyo miti ikunda kuboneka kuri centre de santé cyangwa ikigo nderabuzima, niho iyo miti ikunda kuboneka. Uragenda ukajyayo ukabasobanurira uko byagenze, nyuma bakaguha iyo miti. Iyi miti uyifata buri munsi, iyo uko muganga yabikubwiye ufata buri munsi. Noneho kugira ngo ubashe kuba yakwirinda kwandura virusi itera sida, nuko ku bagabo baryamana n'abandi bagabo ugomba kuyifata iminsi 7 buri munsi. Nyuma y'iminsi 7 nibwo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni iminsi 7 buri munsi. Noneho iyo minsi 7 yishize ntabwo bivuze ko ayivaho, arayikomeza, ariko yatangira gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ku munsi wa 7. Abo ni abagabo baryamana n'abandi bagabo. Noneho abandi bantu bo ni iminsi 21. Ufite urugero ari nk'umugabo ufite umugore wanduye virusi itera sida, ni ukuyifata iminsi 21 ikurikiranye. Ku munsi nyuma y'iminsi 21 nibwo yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hejuru ya 99% iyo ufata imiti neza buri munsi ntusibe n'umunsi n'umwe, kwirinda kwandura virusi itera sida ku rugero rwa 99%. Iyo ufite icyo kibazo yuko ushobora kuba wanduye virusi itera sida, icyo gihe ujya kwa muganga, ujya ku kigo nderabuzima kikwegereye. Harimo ibyo twe dukora nabyo nk'Agatenga, Biryogo, mwaca nko kuri HTL tukabasobanurira neza, ariko nibyo bigo byinshi dukorana nabyo. Uragenda kwa muganga ukabasobanurira, muganga nawe kwakiriye amenya uburyo agufasha, akakubwira nuko ufata iyo miti. Nagira ngo mbamenyeshe yuko virusi itera sida iracyahari, ni nyinshi. Dukomeze gufata ingamba zo kwirinda virusi itera sida, kandi tuganira n'abandi, dusangiza ubutumwa abandi mu buryo bakwirinda virusi itera sida.